Mukomere cyane ndabaramukije mukunzi wa nyuma ko ndaje kugira ngo tuganire nko bisanzwe umurereye hose abumva ururimi abo dufatanije uyu murimo ndetse n'ababandi nabo baza baje nyine kumva ibitekerezo byacu babandi baza bazanywe no kuyobya abo ngabo bose ndahamagaye mbabwira nti nimukomere ariko bifobagane muragapfa mudafobaganye muragakizwa nimuhinduke dore ibihe biri kubasiga keretse niba ari kuguma ku ijambo ariko namwe murabibura mwebwe mubize. Hanyuma rero reka mpere kuri ubutumwa kubera ko akenshi cyane hari abakunzi banjye bambwira ati kakazi kibajya gushyira muri kajyaga karyoshya ibintu ariko byose biterwa n'umwanya n'uburyo akazi kiburya kaba kagira ngo nifashishe ibintu byinshi cyane kandi bivanye n'umwanya urumva ko ibyo tuvuga ni byinshi cyane. Ntabwo rero ngewe nanga akazi kimurabize neza ko nkunda akazi ariko hari gihe biba ngombwa ngaho rero kambaganirize tuduge ku ijambo kuryo bagona ubundi twumve ikindi kandi mbihanganisha mwebwe mwese mu nyandikira iryo bagona ariko imyandikire bikanga gusoma bikabyasaba ko nkosora interuro zose mwanditse ntabwo byashoboka ariko abenshi baranyandikira mu by'ukuri byanditse neza ndasoma ngenda mpinduriramo gusa cyangwa se nanjye nkaba nasoma nabi cyangwa se nabonye ikosa nkibyibuka ngahita ndikosorera mu nteruro ntabwo najya mbona umwanya wo gusoma ibintu wanyandikiye ngo ntongere mbisome ngo mbikosore ngo ya ibyo ngibyo ntawe bimpembera muzi ko ni umurimo wo kwitanga mwihanganire ntimugire ikibazo. So twagiye ahangaha aragira ati barongeye disi abanyapolitiki b'Abanyarwanda barongeye batazi gutondagura inshinga zimwe mu bihe byazo byose barongeye batigira ku mateka barongeye batareba cyangwa birengagiza kugenzura ibihe ngo babone aho isi igeze izenguruka barongeye. Ariko koko ubu Abanyarwanda tugiye gusubira mu bihe byabanjirije umwaka w'1994 ngo bizakomeza no mu gihe tutazi kubera abantu ntabonera izina aka kanya. Twemere koko kugendera ku byemezo bya Buruseli ya kabiri nako Washington DC ibyemezo by'abatabifitiye ububasha inyungu z'amahanga ziburizemo inyungu z'Abanyarwanda. 1992 kugeza muri 2023 twemere kwirekera mu kagambane mpuzamahanga twemere kwishora mu kagambane nsubira cyaha. Turifashisha ikiganiro amateka yisubiyemo cya Tarisisi bamwe bita Depite muri Gregs. Koko rero inyandiko yagaragajwe muri kiriya kiganiro iremeza ko abantu bari muri opposition y'u Rwanda bibese bagenzi babo cyangwa batumwe n'amashyaka yabo bagiye Buruseli mu nama na FPR. Ibintu bibiri ni ibintu bidasanzwe muri politike nubwo nta bumenyi nyifiteho. Ndumva ari ibintu bidasanzwe ko umunyapolitiki wiyubaha kandi ushyira mu gaciro yajya mu nama yo kuri ruriya rwego atabiziranyeho na bagenzi be. Icya kabiri, ibyemezo bafatiye muri iriya nama ntibyari mu nshingano zabo kandi bishobora kwemeza neza ko bagambaniye igihugu nabo batiretse. Nubwo ntazi neza bagiye mu nama ya Washington DC ndemeza ntashidikanya ko imyanzuro yafatiwe muri iriya nama yafashwe n'urwego rutabifitiye ububasha bityo nta muntu wiyubaha cyangwa ushyira mu gaciro ukwiye kwishyira mu bikorwa. Abari Buruseli n'abari Washington bahuriye kuba ari abantu bo mu bitekerezo bishaje ibitekerezo bitakijyanye n'igihe. Bamwe barirata gushyigikirwa n'Ububirigi igihugu cy'umukoroni, igihugu cyo gupima amazuru n'uburebure, igihugu cy'indangamuntu yahutututsi, igihugu kitubahiriza amategeko agenga ubucuruzi aho kimye leta y'u Rwanda intwaro yari yishyuye kandi ntikiyisubize amafaranga. Politike y'agasuzuguro, politike y'ububandi, politike y'umucakara na shebuja, politike yo gutanga amabwiriza. Abandi barirata gushyira mu bikorwa inama n'amabwiriza bahawe n'ibihugu bikomeye ngo kwisonga Amerika.
Amerika yazanye FPR tubona ubu. Amerika yabangamiye imishyikirano ya Arusha ikaburizamo imikorere myiza y'urukiko rwa Arusha, igashyigikira ibikorwa byose byahutaje impunzi z'Abanyarwanda n'abaturage bari basigaye mu gihugu, kugeza no ku bubatsi bari barokotse imipanga n'amahiri y'interahamwe. I Buruseli turabona amashyaka avuye i Kigali kujya kurangazwa no guhinjarikwa na FPR n'abafatanyabikorwa bayo, cyangwa se bagiyeyo kubera kamere yaba idashishoza, ititegereza ibihe ngo imenye ko ari ku muhindo cyangwa mu itumba, kudasesengura ibihe ngo wirinde kwishora mu mitego igashibukana abawe, igihugu n'akarere. Kudashishoza bikarangira wibohesheje imigozi igakanyaga n'abawe, kugeza aho bamwe ibaheza umwuka cyangwa ibasiga ari ibisenzegeri, imfubyi, abapfakazi, inshike cyangwa nyakamwe. Abanyarwanda ni abahamya b'imyanzuro y'inama ya Buruseli ko yabaye inama y'akagambane mpuzamahanga, ubucakura bwa bamwe no kwihuruza kw'abandi. Ibyavuzwe mu biganiro binyuranye by'abagize icyitwa ineza ya bose, nemeza ntashidikanya ko ibyo barimo ari kimwe neza n'ibyabereye i Buruseli. Hari abazi ibyo barimo n'ibyo bategura, kandi bamaze kubyumvikana n'abari mu nyungu zabo. Hari na za kadihirambete zihuje ngo ziryoshye ibirori, nako zitanga isura nziza. Abo umusizi w'i Gasabo yita abagabirwa, kandi bakwiye kwishimira kwitwa gutyo. Ubundi abagabirwa mu ndimi z'amahanga nabita décopté, abagenerwa. Ikindi ntashidikanyaho ibihe bigeze ni umusaruro mubi uzava mu myanzuro n'inama ya Washington DC ibaye ishoboye gushyirwa mu bikorwa. Kurindagizwa no kurindagizwa, guhinjarika no guhinjarikwa, gupfunyika no gupfunyikirwa, ikibiribiri, kugambana no kugambanira. Amabwiriza y'inyungu z'amahanga ngicyo icyita rusange cy'izo nama zombi. Icyo bari Washington DC na Brussels batandukaniyeho ni uko bari gusiribanga amateka ngo batemera ukuri kw'akaga Abanyarwanda n'akarere twashyizwemo n'inama z'abakomeye n'inyungu zabo. Mbese bari mu kagambane k'insubiracyaha, igikorwa bibaye ngombwa bakwiye kureka, cyangwa se kizabagiraho ingaruka za politike mu bihe biri imbere. Nabonye baradutsweho n'umuco wo kwirakaza no gutera ubwoba iyo babajijwe gusobanura ibyo barimo. Kwirakaza muri politike ni ikimenyetso cy'intege nke. Umwaga mu gusubira ni bimwe mu biranga abanyagitugu n'ababeshyi. Umwaga mu gusubira. Biragaragara ko hari abibwira ko gutsimbarara mu byo babonye ko ari amafuti, kuko ngo bakuze bihagije cyangwa ari intiti, ari byo bizabahesha agaciro n'icyubahiro. Abahanga bavuga ko kwibeshya atari ikosa, ahubwo kwihambira mu makosa niryo kosa ribi. C'est diabolique, c'est de la chute. Erega na Buruseli nta mwana wariyo, kandi nta nkandagira bitabo yariyo. Ikindi bari bashyigikiwe bikomeye, ariko umusaruro w'ibyo bakoze twese ndizera ko watugezeho, utugera mu magufa no mu misokoro. Umugabo utitekereza si ikintu cy'i Rwanda, ni catastrophe nk'izindi. U Rwanda n'Abanyarwanda twagushije ishyano kubona tubyara abo duteza akaga, abo tugambanira kubera inyota y'ubutegetsi,
kutanyurwa n'umururumba, kwitesha agaciro by'ishyari mu butware bw'aboro n'ishyari mu butware bw'aboro. Inyandiko yagaragaye mu kiganiro yahamije ibi bikurikira kandi byakozwe n'inzego zitabifitiye ububasha, inzego zitigenga kandi zirimo inshabiranya z'ababeshyi. Ibyo niko bimeze no mu nama ya Washington DC nk'uko tugiye kubireba. Babigiriwemo inama, bategetswe cyangwa basunikwa n'amahanga y'abakomeye bemeje ko imirwano hagati ya FPR na leta y'u Rwanda ihagaritswe. Babyemeza leta y'u Rwanda n'igisirikare cyayo badahari. Ibi ni agasuzuguro, kurengera no kwiha ububasha udahabwa n'amategeko. Iki cyemezo cyabangamiye ingabo z'u Rwanda mu kurengera ubusugire bw'igihugu no kurengera abaturage, kuko gifitanye isano no gukomanyiriza igihugu mu kugura intwaro, mu gihe FPR yari muri iyo nama yakomeje kwiyubaka no gutegura neza igitero giheruka. Abari Washington DC babigiriwemo inama, bategetswe cyangwa basunitswe n'abakomeye bemeje ko nta ntambara bashaka muri aka karere ku mpamvu bakomeje gusobanura. Izanyuma bavuze ni ukurengera inyungu za Amerika, inyungu n'icyubahiro cya Kagame. Bongeraho ko utazashyigikira umushinga wabo azirengera ibizamubaho. Abahanga bazadufasha kumva niba ibi byemezo biri mu bubasha bwabo kandi byizeza ineza y'u Rwanda n'akarere. Abari i Buruseli nibo bemeje agace katagerwamo n'ingabo za leta, zone tampo. Ariko mu by'ukuri kari akarere ka FPR n'abafatanyabikorwa bayo ngo bisanzure babone uko bategura intambara iheruka. Neza nk'uko turi kubibona Masisi na Rucuru. Nibo bazanye igitekerezo cy'ibiganiro bishyiraho inzibacyuho ngo irimo abantu bashoboye bazazana umutekano na demokarasi, nk'uko bari kubihatira Kongo cyangwa babihatiraga Burundi muri 2015 batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Abari Washington bemeje ubutaka bw'u Rwanda nk'agace badashakamo isasu, agace katarangwamo umuntu witwa Kagame, ngo bifungure urubuga rwa politiki bazaganiriramo n'abajenerali ba FPR, bakamurika inzego zikomeye n'abayobozi bashoboye nk'uko babitegetswe cyangwa babyumvikanyeho n'abakomeye. Umusaruro wavuye i Buruseli na network yabaye jenoside n'ingaruka zayo. Ni musaruro ki twakwitega ku nama ya Washington DC no munsi y'igiti cyumye? Inama ya Buruseli niyo yinjije ingabo z'amahanga mu buzima bw'Abanyarwanda, ingabo zatugambaniye kandi zadutereranye zikaduhana mu maboko y'abagome. Inama ya Washington ni copy paste niyo yindi, kuko ikururira amahanga bita akomeye kwivanga mu kibazo cy'u Rwanda, nako gukomeza kukivurugutamo atobanga ibintu, ari nako abangamira ubushake bw'Abanyarwanda n'akarere mu nyungu zayo. Nta gushidikanya muri iyi migi yombi hari kubera ubugambanyi bukorerwa Abanyarwanda n'akarere, kubangamira ukwishyira ukizana n'ubwigenge bw'u Rwanda n'akarere. Nubwo isi yabaye umudugudu umwe, ariko ikibazo cy'u Rwanda si ikibazo cya Amerika cyangwa Uburayi. Buri wese afite inshingano zo guharanira inyungu ze uko abyumva. Abahisemo inzira yo guhabwa amabwiriza y'icyo gukora nibamenye ko bari kwitesha agaciro, kandi igihe kizaza bazabyicuza batagifite uburyo bwo kubisubiza inyuma. Abari Buruseli bemeranyijwe kujya bahura kenshi ngo banonosore umushinga wabo, ariko banasabwa kwihutisha ibintu. Ese koko barahuye?
ese koko banononsoye umushinga wabo? Ibaza inama y'ikintu kitariho ifata imyanzuro ikomeye kuriya, imyanzuro ireba ubuzima bw'igihugu. Ibyakurikiyeho simbizi kuko ntacyo mbona bagezeho. Icyo nakwemeza ni uko FPR n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje guhura banononsora imigambi yabo, bitabira ibiganiro bazi neza ko nta gaciro bifite, binjira senide n'intwaro zikomeye harimo n'izo guhanura indege, bitegura urugamba rwo gufata igihugu no gushyiraho sisiteme y'ubuyobozi yari mu mapingu yabo, mu mipangu yabo. Bategura gutera Kongo no kujagajaga amahanga yose bahungeta bakora n'ibindi nk'uko bagiriwemo inama n'inshuti zabo kandi babishyigikiwemo n'amahanga y'abakomeye. Abashishozi bazaturebere niba Washington DC atari inama y'abiyita abatavuga rumwe na FPR bari gukorana na FPR mu wundi mwambaro, bashyigikiwe cyangwa bahabwa amabwiriza n'amahanga y'abakomeye. FPR i Washington izi byirimo, ariko ihururu ry'indorerezi z'abagenerwa abagabirwa dekopte ntibazi ikipe irwana n'indi, hakuna habari. Abagenerwa bari gucagagurana nk'abacakara barwanira mu mirima ya master, bikarangira bose abafashe akababoha, yarangiza akabadiha. Ngo iyo ugiye mu byo utazi urabitoba kandi bikagukoraho. Iminsi n'akagabo dutegereza. Abari i Buruseli bavugaga ko bahuje urugendo na FPR, nk'uko bamwe mu ba Washington bibwira ko bahuje urugendo n'abandi. Ibya mbere twarabibonye ko byari ukubeshyana gukomeye n'ubucabiranya bwa politiki, ariko kandi n'ibindi hari ibimenyetso bitibeshya byemeza ko ibiri gutegurwa ari ubutiriganya bwa politiki badakwiye kwemerwa cyangwa kwizerwa muri ibi bihe tugezemo. Murantunga? Abari i Buruseli basabwaga kwihutisha ibikorwa byabo bagakora diplomasi kandi bakigarurira itangazamakuru. Iryo kubagaho rya huti nk'abafite icyo basiganwa nacyo cyangwa icyo bashaka kuburizamo, niryo ryagaragaye muri platform ya Kambanda, aho bakanguriraga abantu kwihutira kwiyandikisha nako kwinjira mu bwato butari muvoma cyangwa empera, no kwihutira kugura tike y'indege ibajyana Kinshasa kwicarana n'abakomeye imbere ya za kamera z'isi. Abatuye i Kigali bazi neza iyo abantu bashaka kukurya amafaranga kuri mobile money, inkeke bagushyiraho ntibaguhe umwanya wo gutekereza, wareba nabi namba ikagufata bakakurya da. Uko niko bimeze muri politiki y'u Rwanda aho igeze. Wagira ngo twasubiye mu 1992, utazitonda azazimira da, kandi azimize n'abandi. Politiki si ikintu, irakanyagwa. Ivogonyo no gukangata ryaranze abagarutse i Kigali bavuye i Buruseli. Niryo vogonyo no gukangata bifitwe na Master Kambanda. Nubwo ntari i Kigali, ariko twumva ko Habyarimana yakandagiwe, aranyukwanyukwa nk'ibiseswa byose. Ndavuga imyanda itabwa muri puberi. Mwese muri abahamya b'ukuntu Kambanda yandagazaga Kagame akamukandagira, akamunyukanyuka bimwe bikomeye. Yaba abanyukanyuze Habyarimana cyangwa Kambanda, nari kwishima iyo bakoreshwa n'imbaraga zabo bwite.
imbaraga kuva Buruseli na Washington ni imbaraga z'intirano, imbaraga za ntunyicariza umwenda mu byondo. Izo mbaraga naho zaba umurengera gute sinazishima. Nta muntu utazi umwenda mutirano wambitswe FPR. Navuze kera ko hari igihe muzayishaka mukayibura, kandi niyo ntanzeho umugabo izubuko biyimereye kwibera kubera ubuswa bwayo bwo kwicumba urubingo rusadutse nako imbaraga z'abakomeye. Okay. Imyenda mitirano bariya bikiri gitabagaseka ngo barashakisha inzira Kagame yasohokeramo yakwanga bakamwica cyangwa bakamufungisha. Mujye mufata ahari Kagame mushyiremo FPR. Ariko baribeshya imigambi yabo izasohora biturutse mu ntunge. Murantunga gato cyane, iryiso ryanjye ryari rihumye. Bariya bikiri gitabagaseka ngo barashakira inzira Kagame yasohokeramo yakwanga bakamwicisha cyangwa bakamufungisha. Mujye mufata ahari Kagame mushyiremo FPR. Ariko baribeshya imigambi yabo izasohora biturutse ku buzembe bw'Abanyarwanda batemera ibyo barimo. Byaba ari igitangaza ko ingoma igeze mu marembere yasubizwamo umwuka ikaramba. Indirimbo ya Kayirebwa igira iti inzovu turayigose abahungu nibatayica barayifata. Kayirebwa yiberaga i Buruseli ariko atemberera n'i Kigali. Muzamubaze niba aticuza umuhate we. Muzamwibutse bamutera amapingu bakamuzirikanya n'undi mukecuru nk'uzirikanye ihene. Turayishimiye yerekana Gasana Kinshasa yavuze ko Gasana ari kugota Kagame ndetse Kambanda ati azafungura urubuga rwa politike niyanga Amerika imwice nka Savimbi, imufunge nka Tyler cyangwa igabeyo igitero imutwike nka Kadafi. Ati turajya i Kinshasa tuveyo tujya i Kigali, tuzaha iriya kasiya deadline. Iyo numvise aya magambo antera isoni n'ubwoba cyane ko abavugwa n'uwambaye ubushwambagara butirano. Aha nta butwari n'imbaraga za Kambanda na bagenzi be. Ndabona imbaraga z'abakomeye, abari mu nyungu zabo nk'uko byari bimeze mbere ya 1994 cyangwa mu myaka yabukiye ya Kagame na FPR, igihe Abayahudi basabaga Abaromani kubicira Yezu. Ntabwo babyungukiyemo kuko bitatinze basibwa ku ikarita y'isi. N'igihe amahanga yongeraga kubatereka muri kariya karere kugeza none nta mahoro byabahesheje. Amerika n'Uburayi ntibazigera bikiza umuntu ubungura badafite uwo kumusimbuza cyangwa batisigiye icyuho bazacamo bashyiraho igikoresho cyabo. Tubyiteho ntibatubyaye ngo baturere. Washington na Buruseli, sinumva ukuntu haba hari umuntu utazi ko badashishikajwe n'igitugu n'akarengane ka bamwe igihe cyose bibafasha mu kubungura. Umugabo arigira yakwibura agapfa. Abagiye Buruseli abakiriho bazaduhe ubuhamya bw'ukuri. Inama ya Buruseli yateje umwiryane muri politike y'u Rwanda mu mashyaka, mu moko no mu turere. Umwiryane wunguye FPR uyigeza kubyo ifite ubu kandi yiteguye kongera kumena amaraso ngo bisigasirwe. Ibimenyetso biragaragaza ko inama ya Washington izungura FPR igasigasira ibyagezweho, harimo na jenoside n'umuco wo kudahana
uwo kudahana wahawe intebe mu Rwanda muri iyi myaka 63, ariko cyane cyane muri iyi myaka 33 umuco wo kudahana ushyigikiwe kandi ugaterwa inkunga n'amahanga yiswe akomeye. Mu gihe bamwe bishoye mu kuzimura nk'abagore b'injajwa bavuga uko baheneranye nk'abakobwa b'indaya, abandi bari ku kazi. Yampaye ushaka kumva neza icyo mvuga yitegereze body language ya Turayishimye, abaza Kansingi akamubaza n'icyo yambariyeho, cyangwa azitegereze Bibi Mutega aho atumiwe hose aba yitamirije ibirango bya CNRD FRN yirukanywemo, kandi nizera ko atazi nuko yashinzwe. Mu mikorere isanzwe ya organization, iyo uhagaritswe cyangwa wirukanywe wubahiriza icyemezo cyagufatiwe, ariko biriya bintu kuko bitagira ubuzima gatozi, abantu bibwiye ko kwikorera uko bishakira aribyo bizabahesha agaciro. Siko bimeze. Abanyarwanda barababaye kandi ntibahuze, baritegereza, bityo hari abazatungurwa kubera imyitwarire mibi yabo. Gukorana n'abantu no guhemukirana ni ibisanzwe, ariko kumena amabanga, kuririra abahisi n'abagenzi, kuyambira utambutse wese mu ruzungu, tubyita kumesera akenda k'imbere ku mugezi. Ni imico ya gitindi, imico ya tura tugabane, niwanga umenere, niwanga umeneraho, imico yabize basiba. Ni ibintu biteye isoni kubona abantu b'abagabo muri 2023 bashaka kwitwara nk'abana babaja bakubitirwa ku mazi nyina yavomye. Abagabo bacishwaho, bahinjarikwa n'abagabo b'imitwe, abantu bitwara nk'aho ari de suzome nk'uko byari bimeze mu bihe bya kera. U Rwanda si indagizo y'ibihugu bikomeye. Igihe kirageze ngo duhitemo ibitubereye n'inzira twacamo tubigeraho. Abatuganira mu nzu z'abakomeye baduteza abisi bakwiye guhatirwa kubicikaho, bitaba ibyo bakazirengera amakosa yabo mu bya politike y'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Ngayo nguko rero ntabwo ngiye kugira byinshi cyane ndenzaho, mwabibonye kandi mwabyumvise. Ikindi kuri aya mafoto nabashyizeho amafoto y'izabayanga. Izabayanga hari urwabayanga rwa Butare, urwo ngurwo bavuga ko bamenamo ibyo ibishingo, bamenyemo ibishingwe. Hakaba n'urwabayanga rwa Gako, urwo narwo narushyizeho murarubona. Ubwo rero ngiragira ngo izo mpaka zicike, kubera ko urwabayanga nkuko nabibabwiye ko urwabayanga ntarwo ari igitekerezo cyangwa se ari ibintu bashyize mu ntuze mu buryo bwa politiki, ariko bamwe barashimangira bakavuga ati reka da urwabayanga rurahari, bavuga ko rudahari ahubwo bafite ibyo bahisha. Sawa, ndumva rero ijambo urwabayanga nkuko nabibabwiye ntabwo ari ijambo ryanyikubiseho, nanjye narikoreshaga, nababwiye ko iryo jambo rya urwabayanga ryavuzwe, ariko uko rwavugwaga siko ruri. Ubwo rero ndagira ngo ayo mafoto nayo muze kuyitegereza, muyitegereze neza. Ikindi ndagiraga ngo mbaze niba babavandimwe bavugana n'abakomeye ibyo 200,000 bihari by'amadolari, kuko ari umuntu wanyeretse Photoshop ambwira ko ari Tshisekedi na Nahimana Murantunga. Iyi foto ntabwo ari jewe nayitanze. Iyi foto maze kubona ko isakaye hose, navuze nti n'ubundi urondereza ubusaba ukimara, umubiri n'ubusuzabora, kudakorera Uwiteka ukiriho n'ukwihemukira. Reka nanjye nkora Abanyarwanda rero, ako gafoto muranyishuriza uwo mutamati bya 200,000 mbega biriho. Murakoze mugira muri Imana mukunzi wanyu Mako. Bye.